mwavuze ngo Imana ishimwe. Ariko uyu mugabo hari ibintu Imana yakomeje kunyereka, nkajya mbikatira mbicisha hirya no hino, ariko ni ukuri Uwiteka gukuye akagambane. Mbabarira uhaguruke utere haleluya, Uwiteka gukuye akagambane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana gukuye akagambane kagombaga kukugereza muri gereza, ariko Uwiteka arakurengeye. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Amen. Reba umuntu mwicaranye. Amen. Umubwire ngo ugendana nande, urinde. Ese hari icyo Imana yakuvuzeho? Ugendana nande, urinde. Ese hari ikintu Imana yakuvuzeho? Niba hari icyo yakuvuzeho akabikwemerera, utere haleluya cyane yo gushima Imana. Ndashimira Imana muri iki gitondo yampaye kuramuka, namwe ikabaha kuramuka. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ngira ngo noneho hano menya haje itegeko ribuza abantu kwikiriza. Tuvuge ngo amen. Iyo uri kumwe n'abantu muri kugendana, iyo uvuze nyine barikiriza nibwo umenya ko muri kumwe. Ariko iyo mutari kumwe nyine uravuga ntihagire ukwikiriza. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ndashimira Imana muri iki gitondo yaturinze. Ndashimira abashumba, Imana ibaha umugisha. N'abadamu banyu muri beza, murasa neza, muriho ubwiza bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Healing, Imana ibaha umugisha, muri beza, mwaturirimbye neza. Imana y'amahoro ibaha umugisha, muriho ubwiza bw'Imana, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Healing Ministry, Imana ibaha umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubane namwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe rero. Ndashima Imana muri iki gitondo. Imana umugisha bene data baje kwifatanya natwe, uhabwe umugisha n'Imana, ugubwe neza kandi icyo Imana yaduteguriye nawe ugihabwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana umugisha waturutse Musanze, wavuze ngo tuye Musanze. Imana umugisha. Buriya ubuzima bwacu tubayemo, amen, ntabwo tujya twihishira ngo byemere. Haleluya. Turashima Imana yadutoranyije, turashima Imana yaduhisemo, turashima Imana yaduhaye agakiza, turashima Imana, turashima Imana. Kubwanjye ndashima Imana, nawe niba ushima Imana zabura icyubahiro cy'Imana cyane. Haleluya. Eliya ajya kujya mu ijuru yasigiye Elisa umwitero. Haleluya. Yamusigiye kubera iki? Yamusigiye kuko yamunabye akamufata akamukomeza. Mana itugirire neza cyane. Abo Yesu yamenye bakamufata bakamukomeza, yaduhaye umwitero tugendana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndashima Imana. Reka mbabwire ubuzima bwanjye bwose mbanumva ari ubwo bwakibera umwana gusa kugeza igihe Yesu azagarukira. Kuko nkunda mu nzu y'Imana, nkunda abaririmbyi, nkunda abakozi b'Imana, nkunda ibintu by'Imana. Iyo ndi mu nzu y'Imana mba numva ari bwo buzima bwanjye bubayeho buryohewe kurusha kuba mu isi. Yesu ashimwe cyane.
ndashima Imana kuko uriya mwana waririmbye Yesu ashimwe. Si uko azi kuririmba cyane, si uko ari n'iki, si uko ari na mwiza cyane, si uko ari n'umuhanga cyane, ariko yaririmbye rumamuzweho ngiremo njyewe nishimye ndarira nanezerwa ndarira, byose ni uko mbifata. Icyanejeje ni cyangwa cyanejeje ni iki? Haleluya. Turi ibyapa bisomwa na bose, unyemerere ibyapa bisomwa na bose. Yesu ashimwe. Ariko icyapa gisomwa na bose mu byiza, mu byiza. Kandi mu bintu byose ukora ujye wicisha bugufi. Haleluya. Kuko imbere y'Imana, haleluya, Imana nirobanura ku butoni ikirebire mu mutima uyimenekeye uyikunda. Ntireba muri muremure, ntireba muri mugufi, ntireba muri gikara cyangwa inzobe, oya, ahubwo ikireba ireba ku mutima uyimenekeye. Tuvuge ngo amen. Uriya mwana yamurikiye kuri social media, mwumvise ahantu yaturutse kure cyane aje kubana natwe. Mana ishimwe. Arambye ati mama nagukunze, nakurebye ndagukunda. Arangije anyohereza akaririmbo ndakumva. Ndavuga ni Mana yanjye ko numva ngukunze. Ati nanjye nagukunze nzaza kukureba. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi mu gitondo nibwo nabonanye nawe, kandi nabwo mbonanye nawe ansanga ku modoka tuza gusenga. Yesu ashimwe cyane. Iryo si ishimwe rikomeye. Umuntu kuva ikantarange agukurikiyeho imbuto yakubonyeho, haleluya, akaza paka mu rusengero agusengera. Imana iguhe umugisha mukobwa mwiza kandi uhumure. Imana yakuyoboye neza, yakuyoboye ku munyamugisha, yakuyoboye ku muhanuzi. Haleluya. Uzagera kure, Imana izashyigikira impano zawe, izakugeza kure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo gishimiye Imana ibyumve ko nkiyishimiye ko inyitaho umbonye cyangwa unkurikiranye akumva afite inyota yo kumbona no kumenya. Imana iduhana umugisha. Ndashima Imana ku bwa Samu. Buriya muhungu wanjye yitwa Samweli, namubyaye nkuze, akurikira umuhungu w'imyaka 20. Urumva sinari ngitekereza ko nzongera kubyara, ariko Imana yambwiye ngiye kuguha umwana w'umuhanuzi. Amen. Amen. Icyo nshimira Imana cyane ni uko Imana yamuhaye amanota meza. Nigeze kugira umubabaro n'uriya mubyeyi, afite abana 7. Abana banjye baterwa n'ikibazo gikomeye cyo kubura ubwenge. Mana yanjye, ubwenge bwabo buragenda, ndasenga, ndarira, ndataka, kandi Imana ikajya ngo mbahaye ubwenge. Nkataha nzi ngo ejo baraba mbere bose, bajya gufata amanota bakaza ari abanyuma bose. Havuga ngo Mana urabeshya ko abana banjye batatsinze. Imana ikamira ngo ngiye nkorera ku isaha yanjye. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe ndi muri bwa butayu nkunda kubabwira, mbura minerevare, aba bana bose uko ari bari bose basibira rimwe ku ishuri, bose babyukanye ku mashuri. Ndabafata mbajyana kuri beach, hano kari gafite imyaka 3 gato. Bajyana kuri beach, ariko iyo beach nta hantu ho kugama hari hahari. Yesu ashimwe cyane. Maze imvura irarindimuka nyinshi cyane iragwa. Turasenga, ndavuga ngo Mana kakana ni wowe ukazi, kabuze minerevare, bimeze nabi, gira icyo urema, gira icyo ukora mwami wanjye. Aba bana n'abanjye, aba bana nibo bampaye. Ndagendera mu cyanditswe kiri muri Zaburi 112, kiravuga ngo bubaha Uwiteka uyu munsi, ngo imbuto zo mu nda zabo ngo zizagwiza amaboko mu isi. Imbuto zo mu nda zabo zizagwiza amaboko mu isi. Ntabwo wavuze ko zizayagwiza mu ijuru, ahubwo zizayagwiza tukiri mu isi. Ese zizagwiza amaboko mu isi bavuze minerevare. Yugira amagambo y'ubwenge bw'Imana. Imana ni umubyeyi.
cyugira amagambo y'ubwenge bw'Imana. Imana irambwira ngo nirahiriye guhera uyu munsi nta mwana wawe uzongera kubura Minerval. Ndashima Imana ko itagica mu bandi bahanuzi bo kwica muri njyewe. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Iranyibwirira nta muntu nari ndi kumwe nawe, yari njye n'abana banjye gusa. Yesu ashimwe cyane. Turataha dutashye, urumva Imana ivuganye nawe. Hari igihe uvuga ngo ndabona umuzungu umuterankunga, ndabona Kadogo ari buntera inkunga, ndabona Pastor Valeri arantera inkunga, ndabona Madamu Valeri ni buri buntera inkunga. Uko si ko Imana ikora. Kuvuga ni kimwe no gukora ni ikindi, kandi bigira inzira zirenze igihumbi. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kuva uwo munsi yasutse umugisha kuri papa wabo. Yasutse umugisha kuri papa wabo. Nta mwana wanjye wongeye kubura Minerval. Ntabwo mubyumvise? Aba bantu bajya bibera mu ijuru. Hari umuntu ujya ubabazwa na Minerval, ujya ubabazwa na Minerval naza muri cyubahiro cy'Imana. N'abasore bakirimo hano mutangire mu bisengere, icyo ni ikibembe kibi cyane. Imana izabarinde kubura Minerval z'abana banyu mu izina. Ubwenge abana babiri bakuru nibo basa nkaho babaye hari niba nava mu bitabo by'abandi. Ntibagira ubwenge neza, ariko abanyuma yabo ndashima Imana ko bagize ubwenge. Uyu rero guhera muri materineri aza mu manota 99, 99 n'agahanuzi k'agahanga. Buriya muza kuririmba iwacu, sinzi impamvu mutakibuka kari gato, ariko kakundaga gusirimba cyane, kakunda gusirimba. Ibi rero bijya bituma byo gufunga amatorero, abana bo bahita bakamuka bakabyibagirwa, bakibuka iby'imipira kuko aribyo bahoramo buri munsi bitajya bifungwa, akaba aribyo bigaruka mu bwonko bwabo. Ariko ndashima Imana ko turi kumwe nabo mu rusengero, kandi ndashima Imana ko muhaguruka neza. Ari bwibuke agere mu wa 5 primaire. Amen. Ku myaka ye 10. Urumva atayarangije. Turashimira Imana cyane. Haleluya. Ndashimira Imana bakuru be uwo Mungu akurikira nawe yaratsinze, abona diplome, wari kwiga kaminuza. Mushiki we yaratsinze, abona diplome, ari kwiga kaminuza. Ndashima Imana itamugisha iyo ugushyizeho ukuboko kwayo kwiza ibintu bigenda neza. Mu bana mfite 7, 4 bafite akazi, 4 bafite iki. Ariko ndatangaye simugize ishyari. Uzamura icyubahiro cy'Imana. Turi mu cyanditswe cya Zaburi, bari cyo ujya mugenderamo. Tubaha Imana, bubaha Imana uyu munsi. Ntabwo Imana ivuze ejo, nabubaha Imana none. Uyu munsi bazagwiza amaboko mu isi. Kubera iki? Muzaba abanyenganda, muzaba abashoramari, muzakomera, muzagera kure, muzatera imbere, kuko ababyeyi banyu bubaha Imana. Kandi nabo bafite batubaha Imana, mwijajabire. Umwenda wari ukingirije ahera waratabutse kugira ngo nawe wigerereyo. Niba ubyumva neza, komera Imana amashyi. Imana ishimwe. Haleluya. Reka soma ijambo ry'Imana kugira ngo umwanya utaza kunshirana. Mushumba akambwira kuntwarira ibikoresho, akambera protokoli kandi bitari ngombwa. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Nanone turasoma mu Itangiriro 39 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 23.
umusomyi mwiza nafashe umushumba mfasha usomere. Mirongo 39 umurongo wa kangahe? Wa mbere kugeza kwa 23. Soma itangira 39. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'abashimayeli bamuzaniyeyo. Uwiteka abakumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kuca akoze cyose. Yosefu amugiraho umugisha abari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Muri 5, uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, muza mubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja aberuka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntazagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawurundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akaja abibwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye, ntabarisha ijwi rirenga. Maze yumvise ateye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. 16. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye. Maze amubwira amagambo amwe n'aya ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyegereye ngo ansuzugure, naje nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. 19. Shebuja yumvise amagambo umugore wamubwiye ati uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakare bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana, amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije,
kuko Uwiteka yari kumwe nawe kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Amen. Haleluya, haleluya. Gira mugenzi wawe muri maso, mubwire muri maso. Akubwiye ko ari maso, reka mubwire. Yesu ashimwe cyane. Unyemerera umuntu mwicaranye nubona atari gufashwa umuhungu araba arimo Satani. Nubona atari gufashwa ukabona nta busha, turaba tutari mu murongo umwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka mubwire ngo akari ku mutima kajya gasesekara hehe? Ku munwa. Niba dusangiye ijambo ry'Imana, niba turi mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, rigomba kugucengeramo, rigomba kugufasha, kuko iyo rigucengeyemo rikamufasha, hari ibihinduka muri wowe, hari ibihinduka mu muryango, hari ibihinduka aho utuye, hari ibihinduka mu kazi, hari ibihinduka. Hari ibihinduka. Ijambo ritubwiye iki? Ijambo ritubwiye uwitwa Yosefu ngo nyirabuja wa Yosefu ashaka kuryamana nawe. Yosefu ninde? Yosefu ni muntu ki? Yosefu yari umwana witwa Karosi. Basi umuntu wicaranye ufite iyihe mpano? Ufite iyihe mpano? Ni iyihe mpano ufite? Yesu ashimwe cyane. Impano z'Imana ntabwo ari uguhanura gusa. Impano z'Imana si ukubwiriza gusa. Impano z'Imana si ukuririmba gusa. Impano z'Imana si ukubyina gusa. Impano z'Imana ntabwo ari ugusenga gusa. Ahubwo impano z'Imana ni nyinshi. Tarabone Bryce, ndikumva Imana. Ndikumva Imana. Ndikumva Imana. Ndikumva Imana. Ndikumva Imana. Ndikubona Imana. Ndikumva Imana iri kumwe natwe. Ndikubona Imana icagagura iminyururu ku bantu. Ndikubona Imana isuka ububyutse mu bantu. Ndikubona Imana iteye abantu inyota n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana abantu bararisuzuye. Ijambo ry'Imana abantu bararimenyereye. Ijambo ry'Imana abantu barifashe uko bishakiye. Ariko siko biri. Ijambo ry'Imana ntirimenyerwa. Ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ijambo ry'Imana rihora n'umwimerere. Rihora n'umwimerere. Ijambo ry'Imana rihora n'uburyohe. Ijambo ry'Imana rihora riryoshye. Umuririmbyi w'Uburundi aravuga ngo ni amanana. Ngo iyo ubonye nsanga urengeye uko bakura. Imana ishimwe. Iyo ubonye Imana nsanga urenze uko bakura. Yosefu yari afite impano yo kuroba. Amen. Ararota. Arota inzozi bwa mbere. Akarota imiba y'indwi. Yareretse ingana n'imibare y'abantu bari iwabo. Imana ishimwe. Yarangiza kurota ngo imiba y'indwi z'abandi yose ikagira hasi. Ngo amazuba asigara uhagaze. Ariko Yesu ni mwiza. Ariko icyampa Yesu akaba muri wowe. Icyampa ukagenda nawe. Yesu agatura muri wowe. Yesu akabana nawe. Yesu akagira Imana aguha. Ubana nayo. Ugendana nayo. Buri munsi. Ndumva ari neza. Ariko Imana ndumva afashe cyane. Haleluya!
Imana yagushizemo bazakirwanya ariko ntibazagishobora. Ongera barimubwirira bikamubwirira Imana yagushizemo, Imana yakuvuzeho bazakirwanya ariko What is
Yesu ashimwe. Igitabo cyose ni mukizize. Aramubwira ngo genda urebe bene wanyu ko bameze iyo bagiye kuragirira amatungo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nawe aragenda ngo babone atungutse hakurya bati Karosi wa muririmbyi uri kudurya isataburenge, wa mugore wongeye gukizwa, umwana we yongeye kugira ubwenge. Rimene shekere bonedra rebeveke tarabo zikere menedra zote tarabo. Reka mubwire nubwo babaca amaboko kajana ntabwo azacika. Ikimana yavuze muzakigeraho, aho mugomba kugera muzahagera mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwe bandi gufashwa bafashijwe. Haleluya. Barimo gufashwa nukubuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo maze baramubona baravuga ngo Karosi araje, ngo mureke tumwice, mureke tumukureho. Bajya inama yo kumwica barayiroza, ngo havamo baravuga ati yemwe aya maraso adafite urubanza tugiye kwica. Yemwe umva riba yasika yamene. Umva ukuntu Imana ijya iyobya inama y'imigambi mibi kugira ngo uzagere ku cyo yakuvuzeho. Umva ukuntu ijya ibitesha agaciro ikazana n'umuntu uri bukatisha ikora kugira ngo ibitesha agaciro. Imana ishimwe. Aravuga ngo mureke twe kumwica, ahubwo turafata ikanzu ye. Ayiwe Mana we, ayi data ugira neza we, urashoboye nta kikunanira. Ariko we nta muntu ubasukuye. Haleluya, Haleluya. Haleluya. bajya inama yo kwica igikoko mu mwanya wo kwica Yosefu. Sikia Bwana. Umva ukuntu yishakiye igitambo yo kabyara. Umva ukuntu yishakiye igitambo. Umva ukuntu yishakiye igitambo. Umva ukuntu yishakiye igitambo. Umva mukecuru. Imana igushakira igitambo. Imana igushakira igitambo. Ntabwo nzi yego de. Uko sawa. Apa ni sawa. Imana ishakiye igitambo n'ukuri. Ubuzima bwawe Imana irabugaruye. Ntabwo ari buhari. Oh my God. Ntabwo ari buhari. Ntabwo nzi. Ariko ntabwo ari buhari. Guhera uyu mwanya, guhera iyi saha, uko Imana yashakiye Yosefu igitambo, niko igushakiye igitambo, niko ikurengeye, niko ikurwaniriye. Imana sharabo, Imana shekere benidayi. Iyo ni Imana ikugarutseho. Mana we, Izo ni imbaraga zawe. la 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 la. Oya, ubuzima bwawe bwari buriho. Nta mikorofone mufite. Ijoro sinari nzi ko bucya. Urazi Oya, n'ubwa mbere ubonye. bumva kukibwiriza ubu mba nturutse icyango. Ariko Yesu we, sikia baba, wamuvise. Mba nturutse icyango. Nababwiye ngo turi inzandiko zisomwa Na bose. na bose. Yamurikiye kukibwiriza Kukibwiriza. icyago. Urwo rugendo wakoze
n'amatike wakoresheje Imana yagushubije kandi guhaye ubuzima uzagenda ubwira abanyacyangugu ko wahuye n'Imana yawe. Reka mubaze ko waraye ijoro uzi ko utari uramuke, ubu ngubu Imana iri kuvugana nawe, uri kumva umeze ute? Kumva nageze mu yindi si nshya, uri kumva nazutse, dore sinari no kuryama ngo byemere, sinari kunyeganyega. Ntabwo yajyanye, ntabwo yanyeganyega, nta kintu yakoraga. Sinasinziriye. Ufite imyaka ingana mama? Mfite imyaka 60 ndayujuje. 60? Reba umuntu w'imyaka 60 ukuntu ari gusimbuka. Ese ntabwo uzi kubyinira Imana? Ihangane. Ngaho gacekemo twumve. Ntuzongera kubabara, Imana iragukijije kandi ntabwo igukijije ngo uratazi ikongera imyaka yo kurama. Genda ujya kwica. La 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 amaraso barangije bawushyira se, baramubwira ngo papa Sefini Karosi yapfuye. Zamucyubahiro cy'Imana, wazamucyubahiro cy'Imana, wazamucyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Babwira umupapa we ati Karosi Fini yapfuye. Kumbe ntabwo yapfuye, bamugurishije. Yesu ashimwe, bamufashe baramugurisha ngo maze bamare kumugurisha ngo aragendagerayo. Agezeyo ukuboko kwiza kw'Imana, ayewe ukuboko kwiza kw'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana. Ariko wazamuye ikiganza ukavuga ukuboko kwiza kw'Imana kubane nanjye, ukuboko kwiza kw'Imana kugendane nanjye, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nanjye aho ndi guca hose, ibyo ndi kunyuramo byose, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nanjye. Reba hano mama, ukuboko kwiza kw'Imana kubanye n'uwo mwana. Uyu mwana Imana imukuyeho urupfu, uyu mwana Imana imukuyeho ibitero by'umwanzi. Uyu mwana ntabwo ubuzima bwe bwari bumeze neza, urebeye inyuma wabona ari umwana muzima, ariko urebeye mu mwuka nta buzima afite. Imana ikurinze kurira, Imana uwo mwana iramurinze, Imana iramurinze, Imana iramurinze. Ariko Imana ashira ibone dayi. Ngwino hano, ngwino hano. Abantu bamenyere ko amateraniro ku cyumweru ari amategeko nk'ay'abandi nene. Amen. Ariko abanyamwuka siko dukora, tuyoborwa n'umwuka. Yesu ashimwe. Mwuka ntiyaza kumusubiza inyuma, ntabwo bibaho. Uyu mwana ko musize yanze kwira hano shaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uranzi mama, sukamerubonye uyu mwana ni muzima se? Ntabwo ari muzima. Guhera uyu munsi Imana imuhaye ubuzima. Mana data wa twese uri mu ijuru, lemone tarabini dayi, imbere yawe niho tubonera amahoro, imbere yawe niho tubonera ubutabazi. Guhera uyu mwanya, iri saha n'uyu munota, uyu mwana mwatuyeho umutsinzi,
uyu mwana mwatuyeho gukura, uyu mwana mwatuyeho iterambere, uyu mwana mwatuyeho ubwenge, uyu mwana mwatuyeho uburinzi, azakure, azige, azaminuze, azashake, azabyare, azuzukuruze mu izina rya Yesu. Genda wicane. Mana Oh, hallelujah. We want to
mutabare wa munyagano mwazanye kudusuzugura ariko Mana we murareba ibyo nkoreye ashaka kundongora kumfata ku ngufu ndi umugore w'umwana haleluya ikinyuma nagipanza tegereza umugabo araza arambwira ati dore wa wundi wagabije ibyawe byose wa munyagano wazanye kunsuzugura dore yashatse kumfata sigiki kimenyetso kiriya kintu namwe bagabo muri hano bariberetse ntabwo mwabihakana yes ntabwo mwabihakana mfite umwenda w'umugabo utawubana uyu mwenda si uwuzi ati ndawuzi dose nguye mu cyumba cyawe wabihakana ntabwo wabihakana Imana itubwire neza vuga bwira mugenzi wawe ngo Imana igiturebera Imana iturebera Imana iturebera aho tutareba ariko ntabwo mwatera haleluya zi Imana iturebera aho tutareba humura wigira ubwoba guma kuri mavi yaraje gusa wizera Imana ukunda Imana ushaka Imana wagana Imana izakurebera aho utareba Bwana Yesu asifiwe Imana ishimwe ndavuze ngo Imana ishimwe ndavuze ngo Imana ishimwe ariko uyu mugabo hari ibintu Imana yakomeje kunyereka hajya mbikatira mbicisha hirya no hino ariko ni ukuri Uwiteka agukuye akagambane mbabarira uhaguruke utere haleluya Uwiteka agukuye akagambane haleluya Imana igukuye akagambane kagombaga kukugenza muri gereza ariko Uwiteka arakurengeye Uwiteka ndi kubona aburijemo ibyo izo mbaraga ako kagambane Imana iturebera aho tutareba Imana iturebera aho tutareba Imana itugerera aho tutagera Imana ituvuganira aho tutakwivuganira Imana iraturengera Imana iradutabara Yesu wacu nashimwe tuzamura icyubahiro cya Yesu tuvuga ngo Imana ishimwe cyane tuvuga ngo Imana ishimwe cyane Sebuja araza nyirabuja aramubwira ati umuhungu wawe umugurano wabyo yankoreye ibyo yankoraga ati nibyo ni ukuri mumuzane hano mumujyane hariya mujye kumufunga mumujyane muri gereza ntawe ujya ufunga isezerano ry'Imana ntawe ujya ufunga isezerano ryawe Mana ariko ndafashijwe ariko abantu bavuzweho n'Imana mwambare mugatera haleluya ariko abantu bavuzweho n'Imana mwambare mugatera haleluya cyane mwate haleluya nanone mwate haleluya amahereza muzuye imbohe ariko muzuye imbohe mukono wa Mungu katembea ageze yarakona bamugira osima bus tira bonera osima bus bamugira osima bus abari ushinzwe ibyo mu nzu y'imbohe byose kumva muri ya nzu y'imbohe harimo abahereza b'umwami ba vino harimo abahereza b'imitsima imbere y'umwami n'abasinzi ibyo bari bakoze nabo babatamu siniriwe bijyamo uzasome Bibiliya zamura icyubahiro kimwe ngo baragenda babaye neza baragukunda igikundo cy'Imana kimubaho kuko yari ari mu bwiza bw'Imana bwira mugenzi wawe ngo va mu mwijima urimo ugume mu bwiza bw'Imana guma mu bwiza bw'Imana nuguma mu bwiza bw'Imana Imana izakugirira neza ubibonesha amaso yawe Imana izakurengera ubibonesha amaso yawe Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya babagabo b'umwami babahereza n'imitsima na vino ngo barate inzozi kazozi karosi
bagiye gusa arababwira ati n'ijuru hari izo mere mw'ijuru hari izo mere ndavuga Imana ubwo ni mu Ruheburayo mw'ijuru hari Imana mw'ijuru hari Imana ibasha kurotora inzozi hari Imana irotora aragera ngaho ni muzima nanjye Uwiteka amanukire muri njyewe ariko hari umunsi Uwiteka ajya kumanukiramo abantu Uwiteka ajya amanukiramo batera haleluya cyane umuhereza ababwira aramubwira ati ukuntu narase ni Imana ngaho rimanata ayiwe ndi kumva Imana ariko nta muntu uri kumva Imana uri hano nta muntu uri kumva Imana uri hano nta muntu uri kumva Imana uri hano narose mfite igiti cy'umuzabibu reboneka mana w'urugero mfite igiti cy'umuzabibu mu ntoki kandi kiriho imizabibu yeze ngo ikindi ukundi kuboko gufite igikombe umwama weramo vino ari Imana ndayisire Manuel aramubwira ati rero hatarashira iminsi 3 umva Imana hari igihe Imana ivuga ukumva ko ativuze hari igihe Imana ivuga ukumva ko ari Imana ivuze hatarashira musho hatarashira mama pasa hatarashira ubunyumbi hatarashira ubunyumbi hatarashira 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 umuntu wese nabikorana na mugenzi aza hatarashira hatarashira uzabasubiza kandi umurimo wakoraga niwe uri bongere gukora uzongera uzongera umuhereza wasoje tugiye gutora ndi kubafasha ariko Imana ndi kubafasha ntabwo uri gufashwa bafashe nawe ndi kubafashijwe ndi kubafashijwe wamuguzi w'ibitsina yumve ko barakorera bene wabo ibyiza ati nanjye ubwo ni byiza reka nanjye mvuge ibyanjye zamura icyubahiro cyawe bwira umuntu muri kumwe ngo ikarayi ukarangirwaho siyo ndi gukarangirwaho bwira umuntu muri kumwe ngo ikarayi ukarangirwaho siyo ndi gukarangirwaho buri muntu wese afite ikarayi aramurotora aramubwira ati ntabwo azi imbabazi nyinshi ati ngo nyine nawe ni byiza aramubwira ati karame papa narose Mana we ngo nanjye narose ndi kuvuga imitsima ngo ariko nyivuga ngo ndikorera ku mutwe ibisiga bikajya binjomborora biri kuyidira ku mutwe ariko tuzamureze icyubahiro mubwire ngo agahondesho kawe siko kanjye agahondesho kawe siko kanjye agahondesho kawe siko kanjye aho uri guhonderwa si ho ndi guhonderwa nawe uri guhonderwa nanjye agahonderwa
arangije aramubwira ati rero nawe hatarashira riba yasikaya remeredrayi topere monesi hatarashira tuwashu nawe uraba wasubiye ibwami ariko nugera ibwami uko wari minidrayi wabonye ibisiga biri umutima ku mutwe wawe niko ugiye gucibwa igihanga niko ugiye kudeketa tujya tuvuga ukuri nk'uko Imana itubwiye tujya tuvuga ukuri nk'uko Imana itubwiye haleluya uko niko byagenze reka soze muhaguruke ariko icyo nashatse kuvuga ikiganiro kuri iri jambo Yosefu barabagabo bageze ibwami wamuhereza wa vino aza gukora icyo Imana yamubwiye agira umugisha ukomeye niwe ncanga zimucanze wamuhereza wa vino aramubwira ati nyamara muri gereza oh my God hari gereza Imana igiye kugukuramo hari icyo Imana igiye gukora hari ubutabazi ugiye kubona hari ineza Imana igiye kubona muzamure ibiganza byanyu muzamure ibiganza byanyu umuntu uri muri iri teraniro kubera amasaha yatujyanye umuntu uri muri teraniro ujya mu mihango idashira guhera uyu munsi n'uyu munsi Imana ibivuzeho n'uyu munsi Imana ibishyize ku iherezo Imana iravuze ngo ntabwo uzongera kurwara iyo mihango idashira mu yandi magambo ntuzongera kuva tera haleluya cyane ushima Imana uri Imana nziza rebene sharabo rebone sekerebo reka mvugane nawe wumva amajwi akubwira kugenda ukagenda utazi iyo ugiye abo ni abadayimoni bari bashaka kuguta mu muhanda kugira ngo imodoka ikugonge ariko guhera iyi saha Imana igutandukanyije n'abo badayimoni tera haleluya cyane kuko Imana igutandukanyije n'abadayimoni tera haleluya urakoze Yesu aba muri iri teraniro harimo abantu barindwi Imana ihaye akazi abantu barindwi Imana ihaye akazi batera haleluya cyane batera haleluya cyane hano muri iri teraniro harimo abantu 40 Imana yishyuriye amadeni itubwiye Imana itubwiye abantu 40 muri iri teraniro harimo abantu bafite urubanza kandi biburaniga ibyawe uwo muri kuburana ari kukuburanya amahugu ariko Imana iragutsindishirije Imana urubanza irarurangije Imana iguha irangiza rubanza oh haleluya niba uri muri iri teraniro tera haleluya ushima Imana Mana ndagushima Rebone tarabone hano muri iyi oshipimu hari n'abantu barindwi Uwiteka akuyeho umwuka w'inzara hari n'abantu barindwi Imana ihaye icyerekezo hari n'abantu barindwi Imana ihaye aho kuba rebone tarabone urakoze Yesu ndagushimiye urakoze Mwami Imana yewe data ndakumva Yesu hano muri iri teraniro hari inkingo 12 Imana yubatse ikimenyetso hari abari bafashe umwanzuro wo gutiza ngo bakagenda ariko Imana iravuze ngo kuko mwateranye iteraniro ry'umugisha kuko mwateranye iteraniro ririmo Imana Imana ishyizeho itafari Imana ishyizeho ibuye rikomeye ku rugo rwawe abantu batera haleluya Mana ndagushimiye Remonetaya Imana ikijije indwara y'impyiko muri iri teraniro Imana ikijije umurwayi umugongo umuntu urwaye umugongo udakira Imana ikijije umuntu urwaye umutwe udakira uwo urwaye umutwe wanywa n'imiti bikanga ariko uwo mutwe Imana irawukijije mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu
icyubahiro n'ikibi cyawe tuzabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Umuntu ushaka ko tubonana by'umwihariko haraba hari ndajya mbaha iminota ibiri basange hariya muri biro, kandi abashyitsi badusuye mu materaniro mu gitondo muhabwe umugisha n'Imana. Muzagaruke kare, mujye muza muterane hakiri kare, mwibonere imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana. Abazajya bangendera nzajya mba ndi hano ushaka ageza musengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.